Hello bakunzi banje nawe TV mumeze mute reka nizere ko mumeze neza ni amani nk'ibisanzwe nanjye meze fresh hano muri studio zanje nawe TV. So murabizi rero ko amasomo arakagaruka, amasomo ni buri munsi. Hari umuntu wateye comment aravuga ngo kwiga no guhozaho, nanjye ibyo ngibyo ndabyemera rwose. Kwiga no guhozaho kubera iki? Ubuzima bwacu nabwo ntago buhora ahantu hamwe, buhora buzamuka. Bityo rero n'ubumenyi bugomba guhora bwiyongera cyangwa dushaka ubundi kugira ngo turusheho kubaho neza. Kandi nanone ikintu ugomba kumenya nuko isi irakura cyangwa se isi irahinduka. No mpamvu rero ukubayeho uyu munsi bigusaba ikindi kintu gikomeye kugira ngo ejo uzabashe kubaho neza. Icyo ngicyo nta kindi n'ubumenyi. Hano kuri nge nawe TV rero twiyemeje kuzadusangira amasomo dukura mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo nawe habe hari icyo yagufasha kugira ngo ube wabasha guhindura ubuzima bwawe ubugire bwiza. So ndabanza rero nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mukomeje kudushyigikira muri comment, mushyiraho ama like, biduhereza imbaraga zo kumva ko dukeneye gukomeza kugira ngo twigire hamwe. Kandi iyo mwiga, iyo twigira hamwe natwe hari icyo biba bitwubaka mu gihe cyiza cyo gukomeza kwiga no gusubira inyuma tugakora reflection tukareba ariko koko iyi situation cyangwa ubuzima nakwigiramo iki. Kuko buriya ejo hazaza ntago hategurwa ejo hazaza, ahubwo hategurwa uyu munsi. Kuvuga ngo ubuzima ubayeho uyu munsi, ibyemezo ufata mu buzima uyu munsi bikwereka neza exactly how your life is going to look like in the near future. So the future does not exist. The future is prepared. So what you're doing today, you're preparing for the future. No matter what happens. Ni kuvuga ngo uko byagenda kose, ubuzima ubayeho uyu munsi buri reflectinga ubuzima ushaka kuzabamo mu myaka itaha runaka. Niba hari ibyemezo ufata bipfuye uyu munsi, ntuzumve ko muri future hari igihe kizagera ugasanga ibintu byagenze neza. Oya, ibintu ntago bigenda neza kubera ko igihe cyageze gusa, ahubwo bigenda neza kubera ko byateguwe ubundi bigashyirwa mu bikorwa, hanyuma cya gihe cyagera bigatangira kugenda neza. So isomo rero nazanye uyu munsi ni isomo ngira ngo tuganire ku babyeyi. Ikintu uyu munsi tugiye kuganiraho kirakomeye, kiri na sensitive mu buryo bumwe bwo ababyeyi bamwe baba batabyumva neza, ariko iri ni isomo rikomeye. Isomo rigira riti nyamuneka mubyeyi, ku ishuri ababyeyi ntimugategereze ko ku ishuri ariho umwana azigira ibizamugirira akamaro byose mu buzima bwe. Ahubwo ku ishuri umwana ajya kwigirayo ibyongera ku byo wamwigishije mu rugo cyangwa mu muryango wawe, kugira ngo noneho azaba hari umuntu wingira akamaro, nawe wifitiye akamaro, nawe ugufitiye akamaro, ndetse ushobora kwibeshaho neza. Impamvu ndabikubwira ni iki? Nagize amahirwe yo kuba mu buzima bukakaye, bwa bundi twita ubukakaye, living on the streets. Hahandi uba wiragira ukicyura, mukirirwa mu byo mukora ibyo ari byo byose, ariko ntibwari bwiza. Gasabaga kurara hanze, bugasaba kurya muri puberi, bugasaba kwirigusyaga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nza no kugira umugisha, ubuzima bwanjye burahinduka, nsubira ku ishuri. Noneho nigana n'ababana n'ubundi twita abana b'abakire, babandi bo mu bisubizo, igikoma cyavoka. Niko twavuga ko icyo gihe igikoma cyavoka yari mayonnaise. Ngo twarenga igikoma cyavoka kubera ko utabaguze ibyo ari byo nyine, ubitoraguye nk'ahantu. Noneho naje gusanga n'ubundi hari abana bazaga bavuye mu bigo byiza cyane, ibigo bikomeye bya Sunrise, za King David, za Kigali Parents n'ibindi bigo ntago bimwe mbizi cyane, ariko hano muri Kigali ibigo bikomeye abenshi barabizi bya primaire. Ugasanga twiganye muri secondaire, ariko wareba umunyeshuri mu by'ukuri ukibaza uyu munyeshuri arabura iki. Nizere ko munyumva neza.
umunyeshuri ugasanga mu mutwe birasa nkaho nta kintu kirimo. The best schools does not mean the best education. Ibi ngibi ntabwo ari byo. It is different. The best schools ntabwo bihwanye na the best education. Kubera iki? Ababyeyi ntabwo tuba turi gupreparinga, ntabwo dutegura abana ku buryo nibagera kuri those best schools ba receiving ya best education. No kuvuga ngo ishuri ni institution iri designed kugira ngo itange ubumenyi, ntabwo iri designed kugira ngo gushaping uburyo bwakira cyangwa uburyo uzanabukoresha. Oya, ishobora kuguha ubumenyi nkuko kandi ntabwo buri customized ku muntu runaka. Oya, ishuri ryo ritanga ubumenyi, hanyuma ubwakira nuko abwakira n'icyo azabumaza biba biri mu muntu. Ahangaha rero niho umubyeyi akwiye gutekereza. Umwana wanjye discipline afite iramwemerera kwiga neza akazakura y'ubumenyi buzamugirira akamaro. Ugasanga ababyeyi benshi turi kurwana no kujyana abana mu mashuri ahenze, aho kubaha umwanya ngo babanze bige bamenye n'icyo bagiye kwiga ku ishuri. Urumva ikintu ndi kuvuga ahangaha? Ni ukuvuga ngo before the best school, prepare your children. Prepare your kids. Abana bategure. Make sure they are ready for the best. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo bivuze ni iki? Ahangaha ndashaka kukubwira ko ni ukuvuga ngo umwana ushobora kumuhereza ishuri ryiza, ariko kubera ko utamuteguye ku buryo ashobora kuryakira, ku buryo ashobora kuryemera akaryiga, ahangaha bikakugora, ntibigire n'ikintu na kimwe bimumarira. Hari abana bize mu bigo byiza bihenze, ariko bishwe n'amatabi, bishwe n'amayoga, birirwa mu busambanyi, ku buryo udashobora kumenya ko banize. Hari umuhungu nawe ejo bundi ndamusuhuza mbona aranyubewe, kandi twariganye rwose, amubaza amakuru bite kuri inaha, arambwira ati semane tuziranye hehe. Kubera iki? Mu mutwe byamaze gupayuka, byararangiye. Ariko ntabwo bivuze ko atize ahantu heza. Yaje ku kigo nizeho segonderi, we avuye noneho ku cyari cyiza kukiruta. Mu gihe twebwe twagifatanya nk'aricyo nta kindi kigo cyiza kikiruta kibaho, we yaravuye ku cyiza kukiruta. Azi ubwenge, azi ururimi, azi byose. Ariko nkeka ko ntabwo yateguwe neza ngo yakire amahirwe yararimo abona. No kuvuga ngo hariya nkeka ko habayeho ikosa rikomeye ryarinda ababyeyi bakunda gukora ryo kumva ko ku ishuri bazakurerera umwana. Ku ishuri bakurerera umwana, ariko hari ikintu ku ishuri batazakora. School will not give discipline. Ku ishuri ntabwo bazigisha umwana wawe discipline. Ku ishuri ntabwo bazigisha umwana wawe iki? Discipline. Kubera ko abarimu nabo ubwabo ni abantu, bari gufokasinga ku bana ibihumbi magana ngahe. And the school will not also give values.
indangagaciro and will not shape or dreams. Ni ukuvuga twirebere ku cyambere, discipline. Ni ukuvuga ngo ababyeyi dutegereza kumva ko ku ishuri naho bazahereza abana bacu discipline twifuza dushaka. Ariko se byashoboka gute kandi nabo ubwabo harimo ababa bari gustrugglinga niyo discipline? Ababyeyi hari ibintu wumva wemera abandi babyeyi batemera. Tekereza ko uwo mwarimu n'undi muntu nawe hari ibyo yemera, hari n'ibyo ashaka kuzashyira mu mwana wawe. Ibintu byose abarimu bakora ntago nawe wabyemera. Bivuze ngo hari ibyo bitaba byiza abanyeshuri batakunda, utakwifuza ko umwana wawe yigira ku ishuri. Aho ngaho rero niho ukwiye kuza ukamuhereza discipline wowe ushaka kwagira. Navuze ku kintu bita values. Indangagaciro ntago umwana azigira ku ishuri, kuko indangagaciro ziratandukana. Buri muryango ugira indangagaciro zawo. Ntago utegereza ko azagenda kubyigira ahandi ngo azabikorere mu rugo. Hari igihe yakwigiga ibitari byo. Urugero naguha urugero, wenda twebwe mu muryango wacu ntago twemera ubusinzi, ariko mwarimu ashobora kuba yikubitira akayoga, ndetse rimwe na rimwe agacishamo akaza yanasinze akabwira n'abanyeshuri ko buriya kunywa inzoga nta kibazo, ni ibintu bisanzwe, ibintu by'abarokore wapi. Ariko wowe ndabizi ko deep mu mutima wawe urabizi ko ibyo bintu udashaka ko umwana wawe abyiga. Ntabwo rero uzategereza ko azabyigira ku ishuri. Oya, ni ibintu akwiye kwigira mu rugo. Indangagaciro ziva mu muryango. Twe muri famiye yacu ntidusinde, twe muri famiye yacu ntidusambana, twe muri famiye yacu ntiduca inyuma. Ibyo ni ibintu umwana agomba kwiga akabikurana mu maraso mu buzima bwe. Apana gutegereza ko azabikura kwa mwarimu. Mwarimu nawe ushobora kuba afite ibindi bintu ahugiyemo. Hari n'igihe twumva ko abarimu buriya dufatanya kurera. Hari akantu bajya bakunda gushyira kuri babyeyi dufatanyije kurera. Noneho wowe kubera ko wishyuye amafaranga y'ishuri ntabwo ushaka gufatanya na mwarimu kurera. What's wrong? Aho ngaho niho usanga umwana wawe yabuze. Ikindi nanone, ishuri ntabwo rizigisha iki? Dreams. Ni ukuvuga ngo abana bawe, inzozi zawe bakwiye kuzikurana, inzozi zabo bakwiye kuzikurana, bakwiye kuzumva, bakwiye kuzifata nk'ahari ikintu gikomeye bagomba kurinda. Kugira ngo bazirinde rero kandi babikore neza, nuko bagomba kubyiga hakiri kare bakabikuriramo. Nta handi rero abana bazakurira utari hehe? Mu rugo. Witegereza rero ku ishuri ari 90% cyangwa 100% rizafasha umwana wawe kuba umwana wifuza. Ahubwo nawe biragusaba gufatanya n'ishuri kurera. Kandi turakumva, biragusaba gufatanya n'ishuri kurera kugira ngo umwana wawe agere ku rwego wifuza. Birababaje kuba umwana ashobora kumara icyumweru atarabonana n'umubyeyi, ariko ukishyura kugira ngo abe ari kumwe n'umubyeyi utaramubyaye. Umubyeyi rimwe na rimwe ushobora kuba afite abana be nawe ashobora kuba ari kwitaho. Urumva ko icyo kintu ni ikintu tugomba gukoraho. So my dear friends, reka ndekeraho uyu munsi, ariko reka mbabwire ngo ita ku mibereho y'umwana wawe. Paka yiteho ku buryo utazamubura umureba. Imana iguhe umugisha. Ni amani nk'ibisanzwe.